Muri episode ishize duheruka umwana w'umukobwa yongeye kwimwa icumbi. Nubwo yari yagiriwe neza agahura n'umugabo muzima ufite umutima w'urukundo, ariko umugore we ntibabyumvaga kimwe. Umugabo yasubije hanze wa mwana w'umukobwa amusaba ko bategereje gato, niko kwinjira mu nzu ngo aganire n'umugore we ariko yacururuka. Ntibwatinze umugabo aragaruka, atwara wa mwana w'umukobwa ariko amujyana mu yindi nzu. Inzu yabaga hanze yararagamo umukozi. Yasanzemo undi mukobwa aramwakira, amuzanira ibyo kurya ndetse amuzanira n'ibyo kunywa. Amujyana muri dushe ajya gukaraba, amutiza ku myambaro kuko igihe yirukaga agiye gufatwa ku ngufu imyambaro ye yarayisize. Avuye gukaraba uwo mukozi amwereka aho aryama, ariko atararyama abanza kumubaza uko yitwa. Undi aramubwira ati njye nitwa Mutesi. Uyu mwana tutari twamenye izina rye burya yitwa Mutesi. Umukozi ati nanjye nitwa Florence. Ubu noneho bigiye kutworohera, tugiye kugenda dukoresha amazina yabo. Umwana w'umukobwa twatangiranye iyi nkuru twabonye ko yitwa Mutesi. Umukozi yasanze mu rugo bamuhayemo icumbi yitwa Florence. Kadukomeze inkuru. Florence atangira kuganiriza Mutesi amubaza ati se kugira ngo bagutoragure ku muhanda byagenze bite? Ati se ni ukubera inzara gusa cyangwa urarwaye? Ati se kuki utatashye iwanyu? Mutesi nawe aho kugira ngo asubize akarira, ndetse akarira cyane. Florence bimucanze aramubwira ati nta kibazo, reka nkwihorere, nta kintu nongera kukubaza, ngaho turyame. Nuko bararyama. Bwarakeye Florence ari hanze ari gukora akazi ke. Wa mubyeyi wo muri urwo rugo burya yitwa Mama Keza, nawe ari kwitegura ngo ajye ku kazi. Mutesi nawe burya ntago ari umukobwa w'umunebwe. Yarabyutse asohoka hanze ajya kubaza Florence niba hari icyo yamufasha. Florence ati subira kwiryamira ubanze uruhuke, njyewe ibi ni akazi kanjye narakamenyereye, nzi uko nkakora humura. Mutesi ati sinashobora kuryama ngo nsinzire, nzi ko hanze hari umuntu uri kuvunika wenyine. Nibwo Mama Keza yasohokaga ataryama aryama iki, bamubeshye ko hano ari iwabo, naze mwereke icyo akora. Mama Keza aramutwara amujyana gukoropa dushe na tuwarete. Aramubwira ati izi tuwarete n'izi dushe ku kazi zatunganya kandi ntumfubirize inzu. Gusa Mutesi ntiyabitinzeho, nta nubwo byamubabaje cyane ko adasanzwe ari umunebwe. Icya mbere yashakaga ni uko yari abonye icumbi, ibindi byose ntiyarabyitayeho. Izo ntonganya, ako kazi kavunanye, byose nta na kimwe yari yitayeho. Icyo yashakaga ni uko yari abonye aho yaba abaye, kandi n'ubundi Mama Keza yari yamwishimiye. Mama Keza yariteguye ajya ku kazi nk'ibisanzwe. Papa Keza we yari yamaze kugenda. Florence niko kwegera Mutesi ati humura biroroshye, cyane ko n'ubundi hatasaga nabi. Nari nahakoze ariko sinzi impamvu akubwiye ngo wongere uhakore. Mutesi ati nta kibazo, niyo haba hasa nabi nta kibazo nahakora, icya mbere ni uko mbona icumbi. Florence ati ese ubundi Mute, na n'ubu ntago wambwira ibyakubayeho? Mutesi aho kumusubiza ikiniga kiramufata ahubwo ararira koko. Florence aramuhoza aramubwira ati humura sinzongera kubikubaza, niwumva ubohokeye kubimbwira nta kibazo uzabimbwira, niwumva bikunaniye kandi nabyo nta kibazo tuzabana neza. Mutesi yongeye gukomera umutima avuga ati byibuze haracyariho abantu bazima. Papa Keza yari yamwakiriye neza ndetse yanamufashije cyane. Uwo mukobwa Florence nawe yari yamwakiriye neza, abona ko byibuze hari abantu bari hafi ye.
ubuzima burakomeza. Mutesi yagumye muri ubwo buzima atorohewe na mama Keza ariko akihangana ndetse ibyo yamukora byose akabyihanganira, kumutoteza, kumusesereza ariko Mutesi akihangana, cyane ko we icyo yashakaga ari icumbi no kubona yariye. Mutesi yagumye muri urwo rugo iminsi iricuma, gusa muri iyo minsi yose ntiyari yishimiwe na mama Keza na gato, kabone n'ubwo yari gukora ibyiza bingana bite, mama Keza ntiyigeze amwiyumvamo, kandi ubundi ubusanzwe wabonaga nta kibazo cye. Hamaze gucaho ibyumweru 2 nibwo Mutesi yaje kwicarana na Florence baraganira, ikiganiro kiraryoha. Ageze aho biba ngombwa ko avuga ku nkuru ye. Ati ubundi rero Florence, ubu noneho ndabohotse nakubwira, mbaza icyo ushaka cyose ndagusubiza. Florence ati ubu se noneho ndaheraye nkubwire ngo iki se, mbundi se byagenze bite, iwanyu se ni ese kuki udasubira iwanyu, ufite ababyeyi se, ufite abavandimwe se, mbega ibibazo biba byinshi. Mutesi yari amaze kubyakira araseka cyane ati Flora humura ndakubwira, kankutangirira inkuru yanjye. Muri iyo minsi yose Mutesi yari atarabohokera kuvuga inkuru ye, ndetse na papa Keza wamufashije yari ataramenya inkuru ye, cyane ko kugira ngo Mutesi ahabwe icumbi yemeranyijwe n'umugore we ko nta mishyikirano bazajya bagirana, ko agiye gufatwa nk'umukozi ariko udahembwa wo kugira ngo acumbikirwe gusa. Mutesi atangirira inkuru Florence ati ubundi iwacu turi abana 4, abahungu 3 n'umukobwa 1 ari we njyewe, akaba ari nanjye muto. Mama yapfuye ndi muto cyane, mfite imyaka 3, nsigarana na papa ndetse n'abo basaza banjye bamfashe neza rwose, bagerageje kubaho mama atarari, ariko ahita arira. Florence aramubwira ati Mute, nta kibazo rira uko ubishaka pe, numara kurira urambwira, kandi uyu munsi noneho ndashaka kumbwira bikakuvamo ukareka kubyihererana wenyine. Ese Mutesi agiye kubasha kuvuga inkuru ye? Ntuzacikwe n'igice gikurikira. Kanda subscribe kugira ngo utazacikwa n'igice gikurikira, ukande ku nzogera kugira ngo ujye uba mu ba mbere kubona notification yacu. Niba wakunze iyi nkuru kanda like, biraduha motivation yo gukomeza.